Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Marita Karasira. Tugiye gufataniriza hamwe gusoma igitabo cyo kugana Yesu. Mbere yuko dusoma, twibutse amagambo ari muri Bibiliya yera mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4:22 haravuga ngo Umwami Yesu abane n'umutima wawe, ubuntu bw'Imana bubane nawe. Iki gitabo cyo kugana Yesu cyanditswe na Elina White. Turasomera hamwe igitabo cyavuguruwe mu mwaka wa 2013 n'itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi mu Rwanda, agasanduku k'iposita 367 Kigali, Rwanda. Igice cya mbere, urukundo Imana ifitiye abantu. Ibyaremwe n'ibyahishuwe byose byerekana urukundo rw'Imana. Ubugingo, ubwenge n'umunezero byose bikomoka kuri Data wa twese wo mu ijuru. Ibyaremwe byiza bitangaza, ubyitegereje wabona uburyo bikwiriye abantu nuko bibazanira umunezero. Nyamara si abantu gusa, ahubwo uwo munezero ugera no ku byaremwe byose. Izuba rirava, imvura ikagwa, bikanezeza isi bikayihembura. Imisozi, inyanja n'ibibaya nabyo bitugaragariza urukundo rwa rurema. Imana nitungisha ibyo yaremye byose igaburo ry'iminsi yose. Umugaragu w'Imana Dawidi yari abizi, niko kuvuga ati, amaso y'ibintu byose aragutegereza, nawe ukabigaburira ibyo kurya byabyo igihe cyabyo. Upfumbatura igipfunsi cyawe, ugahaza kwifuza kwibaho byose. Zaburi igice c'145 umurongo wa 15 na 16. Imana yaremye umuntu wera rwose kandi ufite amahoro y'umudendezo. Isi nziza nayo ubwo yavaga mu maboko ya rurema, nta kizinga cyo kononekara yari ifite, nta n'igicucu cy'umuvumo cyayirangwagamo. Amakuba tugira n'urupfu rwatugezeho byazanywe no kwica amategeko y'Imana. Nyamara nubwo ibyaha byatuzaniye imibabaro, urukundo rw'Imana ruramenyekana. Byanditswe muri yuko Imana yavumye ubutaka kubw'umuntu. Itangira igice cya 3:17. Amahwa n'ibitovu, umuruho n'ibyago bitera abantu agahinda n'ishavu byagenewe kubagira akamaro no kubigisha inama Imana ibafitiye yo kuzabasayura no kubakura mu buhanya no guhenebera byazanywe n'ibyaha. Nubwo isi yazikamye mu byaha, ntirimo ishavu n'ubuhanya gusa, ahubwo aho tujya hose tuhabona ibituzanira ihumure n'umunezero, ndetse no ku bitovu bihinyurwa hamera uburabyo bwiza bugaragaza ineza y'Imana. Iri jambo ngo Imana ni urukundo ryanditswe ku mugengaro w'ururabyo rwose no ku katsi kose kamera. Utunyoni twiza turimba mu kirere n'uburabyo bw'amabara meza buhumuza umwuka neza, n'ibiti by'inganzamurumbo byo mu ishyamba bihorana itoto. Uko bingana byose bigaragaza uko Imana itugenzereza neza, nk'umubyeyi w'impuhwe wifuriza abana be kunezerwa. Ijambo ry'Imana ryerekana imico ya nyiraryo. Kandi rero Imana ubwayo niyo yigaragarije urukundo n'ibambe bitagira akagero ifitiye abanyabyaha. Igihe Mose yasabaga ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana, Uwiteka yaramusubije ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye imbere yawe. Kuva igice cya 33 umurongo wa 18 na 19. Uko kugira neza kw'Imana nibwo bwiza bwayo. Imana yaravuze iti, koko Uwiteka ni Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifitiye kugera neza kwinshi n'umurava mwinshi. Igumanira abantu imbabazi kugeza ku buzukuruza babo ibihe igihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Kuva igice cya 34 umurongo wa 6 na 7. Imana yacu igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kuko yishimira kubabarira. Mika igice cya 7 umurongo wa 18. Mu isanzure ry'ijuru no mu isi Imana yahadushyiriye ibimenyetso byinshi by'ineza yayo. Ariko rero nubwo bimeze bityo, umwanzi w'ibyiza yahumye imitima y'abantu kugira ngo barebane Imana ubwoba, ngo igira umwaga kandi yanga kubabarira. Satani atuma abantu batekereza ko ingeso ya mbere y'Imana ari uguca imanza zitabera igituna, ngo ni umucamanza w'ubukana, ni umwishyuza w'intavumera. Agereranya rurema n'umunyeshyari ugenzurira abantu kubashakaho ibicumuro n'ibyo bafidikamo ngo abone uko yabagirira nabi. Kugira ngo uwo mwijima w'icuraburindi batamururweho, nicyo cyatumye Yesu aza guturana n'abantu ngo abahishure urukundo rw'Imana ruhebuje. Umwana w'Imana yazanywe mu isi no kwerekana se. Uhereye kera kose ntihari hagira uwabonye Imana. Umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Ntawe uzi se keretse umwana w'Imana n'umuntu wese uwo mwana ashatse kumenyesha. Matayo igice cya 11 umurongo wa 27.
ubwo umwigisha umwe wa Yesu yamubazaga ati, twereke data wa twese, yaramushubije ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye data. Ni iki gitumye uvuga uti, twereke data wa twese? Yohana igice cya 14 umurongo wa 8 n'uwa 9. Yesu yasobanuye icyo yaje gukora mu isi ati, Uwiteka yansize ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri. Luka igice cya 4 umurongo wa 18. Uwo ni wo murimo Yesu yaje gukora. Yajyaga hose akora ibyiza, agakiza abo Satani atwaza igitugu. Yesu akiri mu isi, hariho ibirorero bitabagamo iminiho, ku mpamvu z'uko yari yarabinyuzemo, akavura abarwayi babirimo bose. Gukora kwe n'ingeso ze byagaragaza ko yari yasizwe n'Imana. Urukundo, imbabazi n'impuhwe n'ibyo yakoraga byose byakomokaga. Yari afite umutima w'imbabazi wo gukunda abana b'abantu. Yenze kamere y'abantu kugira ngo abone uko abakiza ubukene. Nta mukene cyangwa se umwinazi watinyaga kumwegera, ndetse n'abana bato bumvaga bamukunze, bakundaga kumusanga bakicara ku bibero bye. Yesu ntiyigeze aryamira ukuri w'ijambo na rimwe. Yari azi uburyo bwo kugenza abantu, akabazirikana, akabitaho. Ntiyigeze atukana, ntabwo yacyahiraga ubusa, ntabwo yababarizaga ubusunyurwaho, ntabwo yazinukwaga intege nke z'abantu. Yajyaga avuga ukuri kandi akakuvugana urukundo iteka. Yeruraga uburyarya no kutizera n'ibibi, ariko yabikoranaga ikiniga. Yaririye Yerusalemu umudugudu yakundaga ko bari banze kumwakira, kandi ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Bari bamwanze ari we mukiza, ariko yabarebanaga ibambe, afite agahinda. Yemeye kwigomwa no kubabara ngo abone uko abagirira akamaro. Umuntu wese yari afite agaciro mu maso ye. Nubwo Yesu yari umunyacyubahiro, yemeye kwicisha bugufi kugira ngo abone uko asayura umunyabyaha wese. Ingeso z'Imana ni nazo Kristo yerekaniye mu kubaho kwe. Imigezi y'impuhwe iva mu mutima wa data wa twese igatembera ku bana b'abantu yagaragariye muri Kristo Yesu. Umukiza mwiza w'ibambe yari Imana yigira umuntu. Yesu yemeye kubabara no gupfa kugira ngo aducungure. Yabaye umunyamibabaro wamenyereye intimba kugira ngo twebwe tugabane umunezero w'iteka. Imana yemeye guhara umwana wayikunda, wuzuye ubuntu n'ukuri, gusiga ubwiza butarondoreka yahoranye mu ijuru, ngo aze muri iyi si igisibe yaremajwe n'ibyaha, irimo umwijima w'icuraburindi n'umuvumo w'urupfu. Yamwemereye kuva mu gituza cyayo no gusiga igitaramo cy'abamarayika, ngo aze muri iyi si gukozwa n'isoni no gushinyagurirwa no kwangwa no kwemera urupfu rw'umusaraba ari twazira. Ibicumuro byacu n'ibyo yacumitiwe, yashenjaguriye gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zazimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka mushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yesaya igice cya 53 umurongo wa 5 n'uwa 6. Nimumwitegereze ari mu butayu n'Igitsemani no ku musaraba. Mbega uburyo umwana w'Imana utagira inenge yikoreye umutwaro w'ibyaha byacu. Yesu kuko yari kimwe n'Imana, yamenye mu mutima w'itandukaniro riteye ubwoba ibyaha byashyize hagati y'Imana n'abantu, nubwo tutabizi. Nibyo byatumye arangurijwe ataka ati, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje? Matayo igice cya 27 umurongo wa 46. Ubwo bwihotore bwa Yesu ntibwabereyeho gutera Imana umutima wo gukunda abantu ngo yemere kubakiza. Ashwida, kuko Imana yakunze abari mu isi, nicyo cyatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Imana yadukunze umwana wayo ataremera kutubera impongano, yamuduhaye incungu kuko idukunda. Yesu niwe cyunga Imana yanyujije mu rukundo rwayo ruhebuje, ngo rusukwe ku bari mu isi bari bararohamye mu isayo y'ibyaha. Twavuga yuko Imana yari muri Kristo yuzuza n'abari mu isi, itababaraho ibicumuro byabo. Icya kabiri cy'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 19. Imana yababaranye n'umwana wayo mu kababaro k'Igitsemani no mu rupfu rw'inyabihanga, kuko Imana yatanze igiciro gihebuje cy'agakiza kacu. Nta wundi wari kubasha kuducungura rwose keretse umwana w'Imana gusa, kuko ari nta wundi wajya kutumenyesha data wa twese keretse uwo wari mu gituza cye. Uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bw'urukundo rw'Imana nta wundi wabasha kubumenyesha abandi keretse uwari ubuzi. Nta kintu cyakwerekana uko data wa twese yakunze abari bazimiye keretse igitambo gihebuje cya Kristo cyatambiwe abantu baguye.
kuko Imana yakunze abari mu isi nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Imana yatangiye umwana wayo kubana n'abantu kugira ngo atware ibyaha byabo, abe aruhanwa mu cyimbo cyabo, atangira ubugingo bwe gucungura ubwabo. Yesu yemeye kwigira nk'isanga n'ingoyi mu bikomerera abantu bose. Uwahoze ari kimwe n'Imana yifatanije n'abantu ingoyi zidacibwa. Ndetse Yesu ntiyagize isoni zo kutwita bene se. Abaheburayo igice cya 2:11. Yesu niwe watubereye igitambo, niwe muhuza wacu kandi niwe mukuru wacu, wenze kamere y'umuntu akagera imbere y'intebe y'ubuntu asa natwe. Umwana w'Imana yemeye kwitwa umwana w'umuntu, kandi ibyo byose yabyemereye kugira ngo abantu bave mu buhanya bwo guhenebera bwazanywe n'ibyaha, ngo bamenye urukundo rw'Imana kandi ngo basangire umunezero w'abera. Incungu twacungujwe no kwihotora kutagira akagero kwa Data wa twese wo mu ijuru ko gutanga umwana we ngo adupfire. Ibyo byose bikwiriye kutwumvisha urugero rushyitse dukwiriye kugeraho rwerekaniwe muri Kristo. Ubwo intumwa Yohana yari amaze gushorerwa n'umwuka w'Imana, yitegereje uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo n'ubugari bw'urukundo Data wa twese yakunze ab'isi bari abo gupfa. Ibyo byamuteye kuramya Imana no kuyiha icyubahiro. Abuze amagambo yasobanuza ingano y'urwo rukundo rukomeye, biramutangaza, arumirwa, niko kubwira ab'isi ati, nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana. Icyambere cya Yohana igice cya 3:1. Mbega uburyo kwitwa abana b'Imana byatumye abantu bagira agaciro. Ibicumuro nibyo bihindura abantu ibiretwa bya Satani. Nyamara bene Adamu babasha kuba abana b'Imana kubwo kwizera impongano y'igitambo cya Yesu. Gutwara kamere y'umuntu kwa Kristo niko kwatera abantu kugira agaciro. Abantu baguye iyo biyunze na Kristo babasha rwose kuba bakwiriye kwitwa abana b'Imana. Urukundo nk'urwo ntacyo twarugereranyaho, nirwo rwatumye twitwa abana b'umwami wo mu ijuru. Mbega inkuru nziza y'inkoramutima dukwiriye kuzirikana kuruta byose. Mbega urukundo ruhebuje Imana yakunze ab'isi batayikundaga. Urwo rukundo ntirurondoreka, rutuma umutima wemera Imana ukayigandukira, nayo ikawugenza uko ishaka. Uko turushaho gushimikira kumenya ingeso z'Imana no gutekereza umusaraba wa Yesu, niko turushaho kumenya impuhwe n'ibambi no kubabarirwa n'ukuri no kutabera. Ni nako turushaho gushishoza n'ibindi byinshi bigaragaza urukundo rutagira akagero n'ibambi Imana idufitiye, riruta iry'umubyeyi agira umwana we wararutse.